Red Blue JD. Mu kiganiro cyacu murage n'amateka cyane none tugiye kureba ku mugabo benshi mu bamumenye cyangwa se mu bamubwiwe bagiye bareba ibikorwa yagiye akora bakavuga ko ashobora kuba ari intwari cyangwa se yemwe abagira imyemerere yuko haba abatagatifu bakaba bavuga yuko iyo bishoboka yari kuba yaragiye mu rwego mu nzego zitandukanye zibanziriza kuba umutagatifu. Ni uwitwa Musenyeri Bigirumwami Aloys, yabaye umusenyeri wa mbere mu Rwanda ariko nanone no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byari biyobowe cyangwa se bikoronijwe n'Ababiligi. Impamvu uyu mugabo yaje nk'umwihariko nuko afite amateka yihariye yagiye agiramo uruhare yemwe no mu bikigaragara kuri uyu munsi nk'uburezi bwite cyangwa se uburezi bw'umwana w'umukobwa, uburezi bw'umugore muri rusange, yagizemo uruhare rukomeye cyane. Yarwanyije amacakubiri, yaje no gutuma mu Rwanda habaho jenoside yakorewe Abatutsi, ariko we yari yarabirwanije mbere, yemwe biri no mu byatumye agira ubuzima bwiganjemo ibyago bigiye bitandukanye by'abarwanyaga ibitekerezo bye by'ubunyarwanda nyabwo. Mu kiganiro cya none turi kumwe n'umwanditsi w'igitabo cyiswe Musenyeri Bigirumwami Aloys, ni cy'umwanditsi witwa Bushayija Bugabo Anthony, akaba ari nawe mu kanya gatoya tugiye kuza atubwira byinshi kuri uyu mugabo uwe yita umukurambere, yita urugero rwiza mu butagatifu. Bwana Anthony, mwatangira mukatubwira ibice bigize iki gitabo kivuga ku buzima bwa Aloys Bigirumwami, musenyeri wa mbere w'u Rwanda. Igice cya mbere ni imibereho ya Musenyeri Bigirumwami kuva avuka akajya yamara gukura akajya mu seminari yitegura kuba padiri. Yagiye mu seminari ari muto cyane, yari afite imyaka 9. Ajya mu seminari ntoya Kabgayi, ajya mu Nkuru, aza kuba padiri. Hanyuma bamushinga ubuyobozi bwa paruwase zinyuranye. Icyo gihe paruwase zitwaga Misiyoni. Hanyuma muri 52 atorerwa kuba umwepiskopi wa mbere w'umwirabura muri Kongo, yitwaga Kongo Belge, ariyo RDC y'ubu, mu Rwanda no mu Burundi. Niwe wabaye umwepiskopi wa mbere w'umwirabura muri ibyo bihugu uko ari bitatu. Byari bikoronijwe n'Ababiligi? Byari bikoronijwe n'Ababiligi. Hanyuma amaze gutorerwa kuba umwepiskopi, hari ibyo nita ifundi bagara ubucuti n'akarenge. Azenguruka Uburayi abushakira inshuti, ashakira iyo vikariyati ye niko yitwaga, ayishakira inshuti. Icyo ni igice cya kabiri nise Nyamuhirwa n'imihigo. Urumva yari afite imihigo iramuhira, umugabo udakangarana, inkuba zirakariye kunihura. Muri icyo gice cya kabiri iyo migambi ye, icyo cyerekezo yari afite yaragikomeje, ariko aza no kukigiramo ingorane. Igice cya gatatu nakise Tuguhaye impundu. Amaze gutorerwa kuba umwepiskopi yahawe impundu n'abantu b'ingeri nyinshi kandi baturutse ahantu hatandukanye. Noneho rero igice cya kane ni imigereka. Imigereka, abantu, inyandiko ziri muri iki gitabo zirimo abasizi bamuhaye ibisingizo, zirimo abamuhaye impundu amaze gutorerwa ubwepiskopi, barimo umwami Mutara Rudahigwa icyo gihe, barimo wari musenyeri w'u Rwanda rwose mbere, witwaga De Primos, barimo
abapadiri bera, abasenyeri hirya no hino bamuhaye impundu. Hanyuma rero hakabamo n'ibisingizo n'ibyivugo n'imivugo n'indirimbo nyinshi cyane, nka Mugabwa mbere wa Rugarukirangabo, Inyamibwa Imana yagize Inyange, Intayoberana yakuranye urwego, Imanzi yanyuze u Rwanda, n'ibindi n'ibindi, indi mivugo n'indi. Hanyuma biza kugeza igihe ubwe yisabiye kujya mu zabukuru kubera impamvu yaratarageze igihe cyo kwegura, ariko kubera inzitane, ingorane yahuye nazo icyo gihe arareba asanga nakomeza bizarushaho kuba bibi, ahitamo kwegura ngo bamusimbuze undi. Ibyo nibyo bikubiye muri iki gitabo. Ikibazo buri muntu wese yakwibaza acyumva yuko mwanditse igitabo kuri Aloyizi Bigirumwami, yakwibaza no kubera iki umuntu nkawe umwanditsi wafashe umwanya wawe ugashakashaka mu zindi nyandiko zivuga kuri Aloyizi Bigirumwami, nawe ukamuha umwanya wawe ukamuha ako gaciro. Ni iyihe mpamvu? Icyo kibazo mbajije ni ikibazo cyiza cyane, kandi igisubizo gikubiye mu ijambo ry'ibanze ryo muri iki gitabo. Muri iryo jambo ry'ibanze, magambo make, naranditse nti Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, rugero rw'ubutungane nk'uko Padiri Muzungu yamwise mu gitabo yamwanditseho. Jye n'abo twari kumwe twagize amahirwe yo kumusanga ikigufi muri Kanama 85, ari we twagiye kuramutsa. Atwakirana ubwuzu n'urugwiro bitagereranywe, wakeka ko twari tuziranye kuva kera. Ubwo bwari ubwa kabiri mubona hafi yanjye tuganira nk'abantu basanganywe. Mwaratandukanaga rero ukagenda usa n'uwabonekewe. Kuva ubwo ishusho ye insigaramo kugeza igihe natangiye kwibaza nti koko umuntu nk'uriya niyo atakiriho yagenda buhere agasibangana, abantu bakamwibagirwa pepe. Ni ikibazo nibajije, ndisubiza nti oya, ntibishoboka. Hagati aho ariko nigeze gusoma igitabo cyerekeye umuzungu wa mbere w'umudage wageze mu Rwanda witwaga Adolf von Gotzen. Niwe Mudage wa mbere waje mu Rwanda rwa mbere. Muri icyo gitabo rero nasanzemo ijambo rivuga ngo nta kintu gifite agaciro gahebuje mu bantu nko kwibuka abatubereye intwari. Ayo magambo ndayakwisaho agatima, usanga natwe Abanyarwanda dushobora kuyavuga dutaka Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, wari umushumba wa Diyosezi ya Nyundo, akaba umwe mu Banyarwanda bita intwari bubatse u Rwanda bakarwitangira batizigama. Ariko kandi si izo nshuro ebyiri gusa nari muzi, kuko nkiri umwana yahawe ubwepiskopi n'umwana niga muri primaire. Noneho nigaga hariya ahantu mu by'Imana, ubwepiskopi abuhererwa i Kabgayi. Icyo gihe rero wari umunsi mukuru w'igihugu cyose, ndetse n'ibihugu bidukikije byari byawitabiriye. Buri munsi uwo munsi mukuru amaze ubwepiskopi yahawe n'ibirori byabaye mu minsi itatu. Buri munsi rero twajyagayo. Ayo mashusho rero nari umwana, ariko mbibona yansigayemo ku buryo kugeza n'uyu munsi, yego nuko nyine byari no mu bwana, kugeza n'uyu munsi nta birori ndabona bimeze nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo birumvikana cyane ko byari bikomeye, ko byamaze n'iminsi 3 yose. Iminsi 3 ari ibirori birimo u Rwanda, u Burundi, Kongo, Tanganyika territory, Tanzania y'ubu, Uganda. Abasenyeri bari baje kwizihiza ibyo birori, bari abasenyeri 9.
b'i Bugande, bo muri Congo, bo muri Tanganyika. I Burundi nta musenyeri wari wahaba. ngira ngo birumvikana ko byasaga ari nk'agahigo yesheje nk'umwirabura wa mbere mu bihugu byose byari bikoronijwe n'ababirigi muri aka karere duherereyemo. Ikindi hariho n'abazungu bari abapadiri wenda bumvaga ko nabo bashobora kuba abasenyeri bakunganira musenyeri wari uyoboye Kabgayi, ariko aba ari we utorerwa kuba musenyeri wa vikariya nshyashya yaje no kuba diyoseze ya Nyundo. Uko muzi niko kwatumye ntekereza kugira icyo namwandikaho uko iki gitabo cyavutse. Mu buzima muri rusange bwa Musenyeri Bigirumwami mwamutubwiraho iki? Yego mu buto bwe yakuze ate? Ese niki cyatumye atozwa gusenga mu idini yari ikiri nshya y'Abagatulika? Icyo gihe byaje bite? Yari nshyashya, yavutse mu 1904. ubwo rero Kiliziya Gatulika mu Rwanda, abapadiri bera ba Kiliziya Gatulika bari bamaze imyaka 4 gusa bageze mu gihugu. Hanyuma muri iyo myaka uko bagiye bashinga za misiyone arizo zaje kwitwa paruwasi, nyuma iya mbere yabaye save, zigenda zikurikirana, noneho zaza aho ishingiwe niho umuryango we wabaga. Ibisekuruza bya Bigirumwami n'abantu bari bakomeye mu Gisaka. Gukomera kwabo nuko babayemo abategetse igiseka, bari abagaragu, abatware ko babyitaga icyo gihe, abatware b'umwami. Bamwe rero igisekuru cye rwose kirazwi kugeza ku gisekuruza cya 8 cya ise Rukamba, mwene Karakawe ka Rucababisha rwa Rushenyi rwasebakara, bikageza kwa Mutuminka wa Nyagasaza. N'abagesera b'Abazirankende bamwe bakaba bari bakuru mu Gisaka. Benshi muri abo basekuru n'abasekuruza babaye abatware mu Gisaka, nka Rushenyi n'Abazimya batumye Gisaka cyo ku mwami w'u Rwanda. Igisaka uko u Rwanda rwagiye rwirema, rwaremwe n'intara zigengaga, ariko Igisaka cyaje kuba intara y'u Rwanda igengwa n'umwami w'u Rwanda nyuma. Icyo gihe rero Bigirumwami muri icyo gihe abapadiri bera baje, benshi mu Banyagisaka bari bataraba ingabo z'umwami w'u Rwanda ndetse n'abatware babo. Abandi bari bamaze kwemera kuba ingabo z'umwami w'u Rwanda. Igihe rero yavukaga mu 1904 mu kwezi kwa 12, ise umubyara we yari yarayobotse umwami w'u Rwanda. Ni nako umwana we w'imfura yamwise Bigirumwami. Hanyuma abapadiri, abamisiyoneri bahageze, ise ayoboka idini rishyashya rya Gatulika, ndetse aranabizira, kuko icyo gihe kujya muri abo bazungu byitwaga babyitaga kuba igisome, ngo ni ukuba inyangarwanda. Noneho ise ntibyamuciye intege, na bene wabo baramunena ngo yagiye kuba igisome, yabaye inyangarwanda, ariko ntibyamuciye intege, arakomeza. Wa mwana we w'imfura amaze kugira imyaka 9 amwohereza mu seminari.
mbere y'uko tugera aho ngaho urumva ko umubyeyi we yari yarayobotse idini gaturika, abantu baramunena baramuca baramuca bene wabo. Kunena rero mu Kinyarwanda kunena ni ukuvuga ngo ntidusangira. Uzi ukuntu banywaga inzoga mu gacuma, noneho uwo banena ntibamuhere muri ka gacuma, bakamuha agacuma ke ngo uriya ntakwiye gusangira n'imfura. Watugarukira kuri cya kigero cy'ubukirisitu cyari gitangaje cy'umubyeyi wa Bigirumwami ni Rukamba, nubwo bwose atashoboye gukurikiza inzira runaka, ariko akifuza ko byibuze umwana we ayikurikiza. Uko byagenze, Rukamba rero ise abapadiri baramutoranyije hamwe n'uwitwa Gafuku ngo bazajye muri seminari muri Tanganyika territory, hanyuma ahantu i Bukoba. Ise abimenye karakawe aravuga ati bari bazungu, ubwo yari sogokuru wa Bigirumwami, bari bazungu bagiye kungirira umwana inshike. Nibwo nyine yamusabiraga vuba na bwangu, noneho ntiyari kuhakana, arabyara, ariko akomeza kuba umukristo. Niko nyine yaje gucibwa, abyaye umwana amwohereza mu seminari ariwe Bigirumwami. Bigirumwami ajya mu seminari afite imyaka 9. Imyaka 9. Yosefu Rukamba yabaye umukristo w'Imena. Abamisiyoneri bizaza baramutonesha, bamugira nk'inkingi ya mwikorezi bishingikirizaho kugira ngo bazashobore kogeza ivanjiri muri iyo mpugu yo mu Gisaka. Hari umusizi nyuma Bigirumwami yarabaye na musenyeri, aza kuhimba igisigo cy'uwo muryango wa Bigirumwami, avuga ati igisaka cy'icyo gihe urabyumva, kujya gushaka amata Buzungu bagusezeye ku bahungu, igihugu cyose ukitwa igitotsi. Niko rero nyine yabaye igitotsi, ariko Bigirumwami agenda afite imyaka 9. Icyo gihe rero seminari, kujya mu seminari, umuntu yarindaga azaba padiri atarasubira iwabo. Bisobanuye ko yagendaga iwabo bagasa n'abamwibagiwe. Baramwibagirwaga cyane cyane bavuye kuva hariya mu Gisaka. Icyo gihe twari urugendo, nta modoka ntaki, niyo se yajyaga kumusura, hari gufata iminsi y'ingendo yo kugenda no kugaruka. Imyaka iyi seminari ntoya n'iya seminari nkuru, yagiye afite imyaka 9, aza kuba padiri afite imyaka 29. Muri iyo myaka 9, muri iyo myaka 20 ntiyigeze agera iwabo. Kandi ibi ngibi nabyo bifite, turaza kubivuga, kuko yaje kumenya umuco nyuma, umuco wa Kinyarwanda. Kinyarwanda yavuye iwabo atazi Ikinyarwanda, ari ururimi rw'Abanyagisaka, aragenda ageze muri seminari. Icyo gihe muri seminari ntibavugaga Ikinyarwanda, babigishaga Igifaransa, Ikilatini, aribyo bigamo. Arinda abapadiri atazi mu Rwanda n'umuco Rwanda guteye. Yabaye padiri amaze imyaka 20, afite imyaka 29. Hanyuma wenda umuntu yakwibaza ni iki cy'umwihariko cyaranze ubuto bwa Musenyeri Bigirumwami ku buryo wanatekereza ukavuga uti nicyo byabaye umusingi w'ibyo yagezeho? Ubuto bwe nuko kuba yaravuye mu muryango w'Abakristo, yavuye mu muryango w'Abakristo, kandi
abyemera n'iwabo babyemera. Noneho ageze mu seminari muri iyo myaka 20 nta kintu cy'umwihariko uretse gukurikiza amabwiriza ya seminari, gukurikiza inyigisho za seminari, kandi akazibamo n'umuhanga, akazimenya agenda yimuka, kuko n'uyu munsi mu ishuri ryose umunyeshuri ugeze hagati akananirwa ibi n'ibi baramusezerera. Ikintu nakubwira ahangaha kandi tuza kugarukaho ni uko muri iyo seminari ari ntoya ari inkuru yahuye n'umupadiri witwa Laurent de Primoz. uwo mupadiri Laurent de Primoz waje kuba musenyeri w'u Rwanda niwe yamwigishaga ikilatini mu seminari ntoya. Mu seminari nkuru yaje kuba umukuru wa seminari nkuru, aba ari we. Mu seminari hari imyifatire y'abaseminari, kugenda ukagira umupadiri ukwitaho, kugira inama, directeur spirituel. Ubu rero de Primoz niwe wabaye directeur spirituel we, hanyuma aza kuba musenyeri. de Primoz ngira umwami rero yatowe undi de Primoz ari we musenyeri w'u Rwanda, kandi abifitemo uruhare, yaragize icyo amuvugaho. Birumvikana ko yari amuzi rero guturuka mu butoya bwe. Ese ubundi yari afite buhanga ki na mbere yuko wenda aba musenyeri ariko ari padiri? Yabaye umupadiri wa 10 mu bapadiri b'Abanyarwanda babayeho. Nta kintu kihariye kimuvugaho muri ayo muri iyo formation yagize mu seminari zombi. Nta kintu wenda tugiye nko muri za archives tukareba nk'amanota yabonaga mu bizami twabireba, ariko ibyo ngibyo ntabwo ibyo ntabwo nashoboye kubigeraho ngo ndebe ukuntu ubuhanga bwe mu masomo ya seminari. Icyakora agomba kuba yarabufite kubera ko yimukaga. Mbere yo gutorwa kuba umwepiskopi hari ikibazo muri Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. Abapadiri b'Abanyarwanda bari bamaze kwiyongera, ni muri 51 na 2, ndetse bamwe barageze no muri za universite z'i Burayi, Gregorienne i Roma n'ahandi. Noneho bumva ko bamaze gukura ku buryo nabo bashingwa imiyoborere ya Kiliziya yabo. Biravugwa cyane mu bapadiri bera ba missionnaire, bo bagifite bamwe nako benshi bagifite ya myumvire yuko umwirabura atarakura ngo abe yayobora intara ya Kiliziya Gatolika. Ku mpande zombi rero bakajije umurego, kugeza ubwo noneho mu nzego zo hejuru za Kiliziya Gatolika bigera ni Roma, bageze bati hinga. Noneho ya ntara y'u Rwanda yitwaga Vikariyati, iyoborwa n'umusenyeri umwe n'umwepiskopi umwe, kuva i Cyangugu kugera ku Rusumo, kuva ku Kanyaru kugera ku Gisenyi. Hinga tuyigabanyemo 2, igipande kimwe tugishinge umupadiri w'umwirabura, bari kuba ari umwepiskopi, abe umwepiskopi. Haza kuba ikibazo noneho, ninde wayobora iyo ntara nshyashya, ninde ufite ubushobozi, iyo ntara nshyashya yajyahe? Icyo cyari ikibazo gikomeye. Intara nshyashya yajyahe aba aricyo tuheraho, ko icyo gihe u Rwanda Central
na Rwanda y'Amajyepfo nibyo byari izo zari intara zifite uko ziziranye no hanze n'abava hanze cyane cyane abazungu bavaga mu Rwanda bazaga mu Rwanda babaga baturutse Bukavu bakaza bagashyikira hari Butare icyo gihe yitwaga Strida abazungu bavaga i Bujumbura yitwaga Usumbura mu Burundi bashyikiraga Strida bakazamuka bakajya i Nyanza bakajya i Kabgayi iyi Rwanda yo hagati y'Amajyepfo bayizi kandi n'amajyambere yose aje ariho bibanda ziriya ntara za ruguru Ubugoyi Umurera ubwo ni Gisenyi Ruhengeri n'igipande cya Byumba za Ndorwa hari mu Kitumva Ingoma nta majyambere na hamwe nta kintu na kimwe cyari gihari nta shuri nta vuriro nta shinge nta rugero noneho babandi rero bavuga bati iyo diyoseze ishyashya izajyahe noneho abandi barwanya ibyo by'ubutegetsi bw'abirabura ati mureke tuyishyire hariya ruguru mu Kitumva Ingoma bagende uwo mwirabura uzahajya ibyo byose bizamunanira imyumvire yabo kandi nibimunanira nta muntu uzaturuka hanze uzabimenya kuko hatagerwa iriya Goma yari itarabaho ngo babe bava kuri Goma yabaye yajeho nyuma ubundi ni Bukavu yari ikomeye hariya muri Kivu nuko ni ikiganiro rero umurage n'amateka amateka ya Musenyeri Bigirumwami Aloyizi wabaye musenyeri wa mbere w'umwirabura mu karere k'ibiyaga bigari ahantu hari hakoronijwe n'Ababirigi. Iki ni igice cya mbere rero tumaze kumvamo ubuto bwe imyigire ye mu seminari yaba intoya ndetse n'inkuru ndetse naho yagiye ayobora n'ibyo yagiye akora byatumye aza no gutorwa kuba musenyeri wa vikariya yaje kuba diocese ya Nyundo. Mu gice cya kabiri rero tuzareba ingorane yagiye ahura nazo mu miyoborere ye ya kiliziya cyane ko yagiyeho mu bihe bibi ubwo haje Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri nayo yayoboyemo kandi akaba ari Repubulika zagiye zimakaza amacakubiri we rero akaba yari afite inshingano zo kwigisha ijambo ry'Imana kandi atavanguye. Reka mbararikira igice cya kabiri ikiganiro umurage n'amateka de Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Red Blue JD. Yemwe biri no mu byatumye agira ubuzima bwiganjemo ibyago bigiye bitandukanye by'abarwanyaga ibitekerezo bye by'ubunyarwanda nyabwo. Mu kiganiro cya none turi kumwe n'umwanditsi w'igitabo cyiswe Musenyeri Bigirumwami Aloyizi ni cy'umwanditsi witwa Bushayija Bugabo Antoni akaba ari nawe mu kanya gatoya tugiye kuza atubwira byinshi kuri uyu mugabo uwe yita umukurambere yita urugero rwiza mu butagatifu. Bwana Antoni mwatangira mukatubwira ibice bigize iki gitabo kivuga ku buzima bwa Aloyizi Bigirumwami musenyeri wa mbere w'u Rwanda. Igice cya mbere ni imibereho ya Musenyeri Bigirumwami kuva avuka akajya yamara gukura akajya mu seminari yitegura kuba padiri. Yagiye mu seminari ari muto cyane yari afite imyaka 9 ajya mu seminari ntoya azenguruka Uburayi abushakira inshuti ashakira iyo vikariyati ye niko yitwaga ayishakira inshuti. Icyo ni igice cya kabiri nise Nyamuhirwa n'imihigo. Umva yari afite imihigo iramuhira umugabo udakangarana inkuba zirakariye kunihura. Muri icyo gice cya kabiri iyo migambi ye icyo cyerekezo yari afite yaragikomeje ariko aza no kukigiramo ingorane. Igice cya gatatu nakise Tuguhaye impundu. Amaze gutorerwa kuba umwepiskopi yahawe impundu
n'abantu b'ingeri nyinshi kandi baturutse ahantu hatandukanye. Red Blue JD. Mu kiganiro cyacu murage n'amateka cyane tugiye kureba ku mugabo benshi mu bamumenye cyangwa se mu bamubwiwe bagiye bareba ibikorwa yagiye akora bakavuga ko ashobora kuba ari intwari cyangwa se yemwe abagira imyemerere yuko haba abatagatifu bakaba bavuga yuko iyo bishoboka yari kuba yaragiye mu rwego mu nzego zitandukanye zibanziriza kuba umutagatifu. Ni uwitwa Musenyeri Bigirumwami Aloys, yabaye umusenyeri wa mbere mu Rwanda ariko nanone no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byari biyobowe cyangwa se bikoronijwe n'Ababiligi. Impamvu uyu mugabo yaje nk'umwihariko nuko afite amateka yihariye yagiye agiramo uruhare yemwe no mu bikigaragara kuri uyu munsi nk'uburezi bwite cyangwa se uburezi bw'umwana w'umukobwa, uburezi bw'umugore muri rusange, yagizemo uruhare rukomeye cyane. Yarwanyije amacakubiri, yaje no gutuma mu Rwanda habaho jenoside yakorewe Abatutsi, ariko we yari yarabirwanije mbere. Noneho rero igice cya kane ni imigereka abantu inyandiko ziri muri iki gitabo zirimo abasizi bamuhaye ibisingizo, zirimo abamuhaye impundu amaze gutorerwa ubwepiskopi, barimo umwami Mutara Rudahigwa icyo gihe, barimo wari musenyeri w'u Rwanda rwose mbere witwaga De Primos, barimo abapadiri bera, abasenyeri Kabgayi ajya mu nkuru aza kuba padiri, hanyuma bamushinga ubuyobozi bwa paruwase zinyuranye. Icyo gihe paruwase zitwaga Misiyoni. Hanyuma muri 1952 atorerwa kuba umwepiskopi wa mbere w'umwirabura muri Kongo yitwaga Congo Belge, ariyo RDC y'ubu, mu Rwanda no mu Burundi. Niwe wabaye umwepiskopi wa mbere w'umwirabura muri ibyo bihugu uko ari bitatu. Byari bikoronijwe n'Ababiligi? Byari bikoronijwe n'Ababiligi. Hanyuma amaze gutorerwa kuba umwepiskopi, hari ibyo nita ifuni bagara ubucuti n'akarere.